Umuti wa gatandatu ukiza ubukene. Tegura uko uzajya winjiza amafaranga mu gihe kizaza. Mu nyumve yemwe bagabo, ubuzima bw'umugabo wese ni uruhererekane ruva mu bwana rujya mu busaza. Iyi niyo nzira y'ubuzima kandi nta muntu n'umwe wayikwepa, kiretse gusa Imana zimuhamagaye imbere y'igihe akigira mu isi yo hejuru. Kubw'ibyo rero bagabo bavandimwe, ndagira inama umugabo wese gutangira gutegura amasoko azinjiza amafaranga mu minsi izaza y'ubusaza bwe, ubwo azaba atakiri muto ukundi. Ariko kandi agomba no gutegura uko umuryango we uzaba ahubwo azaba atagihari cyangwa se atakibasha kuwitaho uko bikwiriye. Iri somo rirashishikariza buri wese kuzuza ikofi izamutunga igihe iminsi izaba itakimwemerera kwiga no gukora. Uko niko Arikadi yatangiye umunsi wa gatandatu. Umuntu wese wabashije kwiga agasobanukirwa amahame agenga ubukire, akabasha kandi kwigwizaho ubukire burenze ibyo akenera mu buzima bwa buri munsi, agomba kwihutira gutekereza ku minsi iri imbere ye. Agomba gukora igenamigambi ry'amashoramari akomeye kandi meza azamwungukira kandi akamubeshaho mu myaka myinshi no mu bihe bigoye bizaza atari yarigeze ateganya. Hari uburyo bwinshi umuntu yakubaka ibizamufasha mu bihe bizaza. Ashobora gucukura ahantu hihishe maze agatamo ubutunzi runaka bw'ibanga. Ibi bintu agomba kubikorana ubwenge n'ubuhanga buhambaye ngo ejo bitavaho bimuteza abajura. Kubw'ibyo ntawe ngira inama yo gukora ibi. Ahubwo umuntu ashobora kugura umurima cyangwa se inzu. Ibi abikoranye ubwitonzi n'ubuhanga acungana n'agaciro bizaba bifite mu bihe biri imbere, byaba ibintu bihora bifite agaciro gahoraho kandi ayo bigenda byinjiza mu buryo buhoraho, cyangwa se ayo byakwinjiza mu gihe byaba bigurishijwe akaba yazamufasha kubaho neza muri ibyo bihe by'ubusaza. Umuntu nanone ashobora guha amafaranga yaba yakeneye bakajya bamwungukira mu buryo buhoraho mu gihe runaka. Inyungu yatwaye yajya amwungukira yajya igira ikintu kinini yongera kuri ayo mafaranga akabasha kwiyongera. Hari umugabo nzi ukora inkweto yitwa Ansana. Uyu mugabo yansobanuriye rwose mu bihe bya vuba aha ukuntu buri cyumweru mu gihe cy'imyaka 8 ishize yagendaga aguriza umuntu utiza abantu amafaranga bakamwungukira. Yamuhaga ibiceri by'ifeza 2 buri cyumweru. Mu minsi yashize rero ngo bakoze ibaruramari basanga bigeze ahantu hashimishije cyane. Basanze yamaze kugira yose hamwe hagendewe ku nyungu ya 1/4 nyuma ya buri myaka 4. Basanga amaze kuba ibiceri by'ifeza 1040. Byaranejeje cyane, maze nanjye mugira inama mushishikariza gukomeza ngendeye ku buhanga bwanjye muri bene ibyo bintu. Namweretse ko akomeje gukora atya agatanga ibiceri 2 by'ifeza, nyuma y'imyaka 12 yazaba agomba guhabwa ibiceri by'ifeza 4000. Ubwo ni ubutunzi bwamutunga ubuzima bwe bwose. Ni ibintu bizwi kandi byizewe neza ko umuntu wese uzigama bene ayo mafaranga make make ariko mu buryo buhoraho abona inyungu nyinshi z'umurengera nk'izo. Nta muntu n'umwe ukwiriye kutumva agaciro ko gutegura ubutunzi buzamufasha mu gihe cy'ubusaza bwe no gufasha umuryango we hatitaye ku butunzi bw'ubushabitsi bwe cyangwa se uko ishoramari rye ryaba ringana. Numva navuga byinshi kuri iyi ngingo. Mu myumvire yanjye numva ko hari igihe kizagira abagabo b'abahanga bakavumbura uburyo bwo kwegeranya amafaranga agenewe urupfu, hanyuma abagabo bakajya bishyura amafaranga make make ariko mu buryo buhoraho, hanyuma amafaranga yose ahurijwe hamwe akavamo ikirundo cy'amafaranga kizajya gihabwa umuryango wa nyakwigendera. Iki ni ikintu mbona gikenewe kandi rwose nashishikariza abantu. Gusa uyu munsi ntibishoboka kuko bigomba kuba bikiri ku rwego rurenze urw'umuntu umwe cyangwa uburyo runaka bw'ubufatanyabikorwa. Ni uburyo bugomba kuba bwubakitse kandi buhamye nk'ingoma y'umwami. Gusa niyumva ko hari umunsi uzagera ibyo bigakunda, kandi rero ubwo bizaba bibaye bizahinduka umugisha ukomeye ku bantu benshi, kubera ko nayo make umuntu azaba ashyizemo ku nshuro ya mbere azagira hakaba ubutunzi bwinshi buzasigirwa umuryango wa nyakwigendera. Nanone bitewe nuko tubaho mu bihe byacu tutabasha kubaho mu bihe bindi bizaza,
tuba dukwiriye kwihutira gufata amahirwe dufite tukubaka ibizafasha mu gihe kizaza. Ni kubw'iyo mpamvu ngira inama abagabo bose ko bagomba gukora uko bashoboye kose bakarwanya ubukene buba bubategereje mu minsi y'ubusaza bwabo. Ibi umuntu wese w'umuhanga kandi utekereza akwiriye kwihutira kubyitaho no kubikora, kubera ko bene ubwo bukene ku muntu utakibasha gukora ngo yinjize cyangwa se ku muryango utagifite umutwe wawo bihinduka ishyano rikomeye cyane. Nuko rero nguyu umuti wa 6 uvura ubukene. Tegura hakiri kare bizaba bihagije bizagufasha mu bihe by'ubusaza n'ibizafasha umuryango wawe ubwo uzaba utagihari.